igihe cy'umugisha uturebeye Mwimana ndakwakiriye byiringiro byanjye ndakwakiriye Mana n'agakiza kanjye ubushake bwawe bube mu mbere mu buzima ntabwo ari twebwe Mwimana ntabwo ari njye mu mbere mu buzima ahubwo ineza biganza ryose urakoze Mwami. Amen. Shalom shalom. Nitwa Mukunzi John tumwira Pianist Ntwari ari mu mugisha mwinshi cyane ndabakiriye mwese abari online shaka twigana ijambo Ryimana bazimije dushyize ku mutima mari duhana umugisha mwinshi. Amen. Imana umugisha mwinshi twibuse turasoma mu gitabo cy'Abefeso ibice 5 tuhera ku murongo wa 14 twumva icyo Imana itubwira. Haleluya. Turi mu bihe bitoroshye, ibihe bisa nk'ibigoye, ariko ndabizi neza ko Imana iri kumwe natwe. Nubwo bamwe basinziriye, ariko Imana iri kumwe natwe. Nubwo imyaba ari myinshi, ariko Imana iri kumwe natwe. Ndabizi neza ko ijuru riri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Dusome mu izina rya Yesu Abefeso ibice 5 umurongo wa 14. Haravuga ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uze Kristo abone uko akuramira. Haleluya. Ndashaka kuvuga ngo heading ivuga ngo ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu. Yenyo heading tugiye kuvugaho Imana iduhana umugisha mwinshi cyane. Bibiliya tubwira ngo yewe usinziriye we kanguka ngwino kwa Yesu. Yewe usinziriye we kanguka ngwino kwa Yesu. Hari ukuntu afasha ababaye, hari ukuntu yomora imitima ya buri wese, hari ukuntu agusimburiza akaba ufite akagendera umunezero mu izina rya Yesu. Ufite itangazo rivuga uyu munsi ngo yewe usinziriye we kanguka. Satani uyu mugoroba cyangwa se iyi minsi turimo naguherane muheranwe n'agahinda, ahubwo nyamubwire ngo kanguka, va mu byo urimo, va mu gahinda urimo, va muri depression, va mu ndwara urimo zose zose, kanguka ngwino kwa Yesu. Hari ukuntu yomora, kuko igihe ni icyacu turimo kugira ngo tukinezererwemo. Bibiliya yambwira ngo iki ni cyo gihe cyacu Imana itugeneye ngo tukinezererwemo. Ngwino kwa Yesu. Hari amahoro, hari ibyishimo, hari umunezero, hari ukubaho neza, hari ubuzima bwuzuye. Ngwino kwa Yesu. Uwo ubabaye we ngwino kwa Yesu agusimburize umwaro ufitemo ibyishimo, agusimburize agahinda ufite, agakora mu izina rya Yesu. Abari bihebye bose ngwino kwa Yesu, hari amazi amara inyota. Yewe usinziriye we kanguka ngwino. Haleluya. Amen. Amen. Reka dusome mu Efeso ibice 3 kuri umurongo 20. Mvakundi Imana itubwiye nonaha ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira. Haleluya. Ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Bivuze ngo mu byo dusaba Imana iheraho ndetse ikongeraho n'ibindi. Ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira ngo ndetse n'ibyo dusaba. Haleluya. 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 Kwa Yesu hari umunezero mwinshi udasanzwe. Nta wundi muntu ujya utuma umubabaro usibye Kristo. Abari kure mwese nimuze kwa Yesu. Abari kure muze kwa Yesu. Abari mu masinagogi yabo nimuze turunguruke kwa Yesu, turebe kwa Yesu. Hari umunezero wihera muri iyi minsi. Hari Satani arimo kuduhishamo, Satani arimo kudufatisha agahinda, tugaheranwa n'agahinda dufite. Reka twigizeho presence y'Imana ku bugingo bwacu. Ariko nanyanga mubwire ngo iri tangazo mubwire ngo irukana agahinda mu izina rya Yesu. Irukana guheranwa n'agahinda mu izina rya Yesu. Irukana depression mu izina rya Yesu. Irukana amajwi yose ahora kongo
kwikorera, ahubwo ngwino kwa Yesu, wibira mu maraso ya Kristo. Amaraso ya Yesu aracyakiza, aracyabohora. Haleluya, haleluya. Nazigera ashira imbaraga, amaraso ya Yesu. Nazigera ashira imbaraga, amaraso ya Yesu. Nazigera ashira imbaraga. Haleluya. Amaraso ya Kristo ntabwo azigera ashira imbaraga. Amaraso y'abantu ajya ashira imbaraga. Abantu bajya bagerageza kumena amaraso, ariko ingoma ya Kristo ntiitaramenya amaraso gusa. Ngwino kumugwaneza, usogongera kumugwaneza bwa Kristo. Amen. Haleluya. Yesaya hatubwira ngo iki? Usome muri Yesaya ngo hatubwira